What? Ntabwo bishoboka. Ntabwo bishoboka nabo. Kesi ndimo ndareba. Oya. Hirwaga n'iki? Ndareba no kuri kwimba. Oya, hirwa ntabwo bureba. Ndareba no kuri kwimana. Hirwa urandeba? Oya. Ndareba no kuri. Urandeba? Aha ni he? Ufasha. Umutima wawe. Ndareba ndimo ndareba. Okay, niba ureba ibibazo urasamute. Shahirwa ndakuzi ujya ubeshya ngo urareba utareba. Umuhondo ujya gusa nk'uwijimye kumukunda. Uri kuri kwimana ndimo ndareba. Iki gisokozo kirasa gute? Umukara. Rimwe, 1, 2, 3, 4, 5 ndimo uskureba. Oya. Okay. Wait. Ije kiteza gute? Si umutuka ariko ndimo ndareba. Oya. Utambira kureba. Ndetse ahubwo mbabara nize telefone nicyo kintu cya mbere. Nzareba telefone. Kamuzana telefone. Telefone nicyo kintu cya mbere. Gapira ni keza. Ni telefone. Harimo umweru ni? Umweru n'umukara. Shahirwa arareba. Manu ntabwo icyo. Kubwanyuma na nyuma hirwa arebye. Mana. Ese mami, ibintu biri ahangaha none bimaze kumvanga burundu. Birakuvanga iki? Aka kagore ariko kagutesheje umutwe se? Kariya ko neza ni nk'igiheri mu ntebe. Gakira apfa kuba twemera. Ibindi byose uyu nguyu. Njyewe Domina ntuzi ko ndi mapanzi. Bishatse ntiyarara muri iyi nzu. Nose utegereje iki? Oya. Cyangwa uri kubyigaho? Uretse. Hari ibintu ugomba kubanza nkavugana na Ruhumuriza. Ubundi akanyemurira ikibazo, ubundi tukibera ku idembe. Iyi nzu barebye nabi nanayegukana njyewe Domina nta mikino nyagira. Aho rero. Gusa si umwana mbere nyina wabo. Neze ni mubereye nyina wabo mami. Maze ko Karini yarwaye akaba aragiye mu Buhinda aramutse apfuye. Ntago ndi mu ruhare rw'abamuzungurugo. Si njye wamureze. Adapfuye. Nasi ko ntarwaye buriya ntazapfuye. Nawe uramubarira iminsi wagira ngo we atanapfuye. Urumva nadapfa. Ashobora kuza akaduturumbura. Kuko urabizi ntabwo Karini tubanye neza. Rero ngomba kwiyegereza Ruhumuriza ukajya dukorera imiti. Mami njye nabonye Ruhumuriza nta n'icyakora ubaho waherewe ntiwamubenze ubu ntububyaye kandi. None si yo mbana nawe nibwo yari kudukorera umuti neza. Nyine akajya akorera nyirabukwe. None reba amafaranga ndenda kuzanshiramo
kubera ko ashyiramo n'ukuntu wamubenze byose akabyica se ahubwo uranyibukije mama hari ikintu nari ndimo kwibaza ubundi wanshyingiye Gakire inte yaguhaye inkwano wamusezeranyije yuko ngomba kumubera umugore ariko Latifa umuntu araza agashaka kunkaba akaba njyewe Latifa agashaka kunsoma ankoza biriya bintu wabye njyewe ukabyanga se none ngo mbyemere cyakoze none ndumiwe ntabwo nagushyingira Gakire nanjye ndamushaka reka Gakire n'urungano rwanjye nanjye ndamushaka so umujye mbamera uko umugabo arya ahubwo mbikizajya cyakoze none mama urandangiye ubu wabana na Gakire anyway na ntitwabyara ariko nibura umunyenga w'umunezero nanjye ukangera ahubwo mva ubwire ati ibyo uzakorera wowe ugomba kujya wemera Gakire akagukoraho ugafunyije kugira ngo duvuyije kiriya kigore cye ukabyemera byose wenda nubwo mwabikora nanabireba nashaka azajya gusoma hano nashaka azajya gukora ku ibere byo wabasiki ariko nta n'isoni ufite ubwo rero waje guteka imitwe ku mugabo wanjye reba uburyo nyine ndeba n'agasuzuguro nushaka kubyita agasuzuguro ariko njye naje hano nje kubasaba imbabazi uje kudusaba imbabazi yego uje gusaba imbabazi abasa nkawe aba yitwara nkawe ese ubundi reka nkubaze avoka gusaba imbabazi ni ukubanza ugahinjarika umugabo wanjye ukamugira ikigoryi ukamubeshya ukamubwira ibyo wishakiye cyangwa wagize ngo ibyo wamubwiraga byose nabyo numvaga niko wamugambanyiwe inkozi y'ibibi ese abayobozi nkawe niba bakiriho nta nubwo baba bakwiye kuba bagihumeka umwuka w'abazima uraje uratubeshye wigize intungane ngaho uri umwavoka turakwizeye icyizere cyose tukikumariyeho kumburiye indyarya y'indyamirizi ese byakumariye ikira byakumariye iki hari inyungu waba warabikuyemo hari etaje waba warabikuyemo kugeza ubu wambwira ko ari iki wabikuyemo none ngo uje gusaba imbabazi wow uje gusaba imbabazi wazihawe wareka nkavuga rwose ibyo wambwira byose wanuka no ku babyeyi urabyemerewe urabyemerewe pe nshimye yuko ubizi rwose ibyo wanuka byose urabyemerewe sibyo ariko wampaye umwanya akakubwira erega ndi umuntu nyuma yo kuba umwavoka ndi umuntu ese umwakuva ubayeho ntabwo urakosa none se reka nkubaze kuki mwiyemeza inshingano mutabashije ese ujya gutorerwa kuba niba ari no gutorerwa no kwigira umwavoka urukumva warahiriye yuko uzajya uhemukira abantu kugira uronke nakubwiye ngo nyuma yo kuba umwavoka ufite uburenganzira bwo kumbwira ibyo wumva ushaka kandi pe ndabyumva cyane reka nkubwire njye ntabwo ndi birasa niwe wigize ku ruharuje ariko ujye wibuka ko uri umugore mugenzi wanjye njyewe ntabwo mpemuka kugira ngo ndamuke ibyo bintu mbikwibutse ntabwo mpemuka kugira ngo uti ndamuke namye kuva kera nitwararika njyewe umwari nitwararika umva mbana n'abantu mu mahoro kugira mbone yuko bwacya uriya mugore azihambiriza agende tutatanga amafaranga yo kumuvana aha ngaha oya mama njyewe ikintu nshaka ni uko Gakire abanza kwirukana uriya mugore ni nako namubwiye azankora hari uko yamwirukanye
yamukuye hano kandi namara no kumukura hano bizaba birangiye ankuraho se kiriya ni igiki reka nyine uriya rudaruda rugutwaye cyane se umva nkubwira ikintu wowe uzajya ukora jya umureka gukoreho numubona tonaje umwikundishwe uwo mwibebezeho azafuhe we wenyine aturumbuka agende hanyuma ubundi wowe Gakire na ruriya rudarwe igihe uzabindekera njye nta kibazo muzahita mubana njye ntabwo nzabijyamo wowe nta kiriya kintu ntabwo nabara wowe nkorera ibyo bintu ufuhisha ntabwo ni domora ry'amazi nkorera ibyo bintu akose wintukira umusheri genda mukuru yego mwoka erega yabaye sheri ubu se wajya ufata ngambwira hano wafata uvuga gahoro buriya wafata kiriya kintu kimeze kuri Gakire nose si umugabo nk'abandi akabona atari cyiza cyane ukuri ni cyiza ariko noneho ngewe rwose ngewe mbona Gakire duhuje mwarahuje bumva umukunzi cyane umva mukunzi kandi Gakire kuva na kera gagiye turanaziranye ariko buriya Gakire uzi ko ari uwo ku musozi wacu noneho nyine na kera mwigeze gukundanaho cyangwa wenda waramubonye utawumva urukundo rurazamutse mugira ariko turaziranye yabaye iwanjye no mu rugo urumva rero umuntu tuziranye nta kintu nigeze mfata ni nayo mpamvu yatwakiriye bitagoranye wowe ikintu ngusaba ni agaserivisi mwana wanjye reba ukuntu usohorera tune hano nta kindi kizahamusohora rero ni ukumufuhisha umutima wakwenda kumuca mu kanwa agafata ibyo akagenda hanyuma namara kugenda ese agasuzuguro tunafite kariya none yawe uzambwira ngo nazabatwikira no muri iyi nzu ariko ubundi buriya azamurijwe gute mama uvuga neza ukagira ngo ni inkuba ngo azadutwikira muri ino nzu ngo azadutwikira muri ino nzu ashima Imana haraye icyumweru nibura iminsi 2 3 5 6 7 njyewe n'ibyo ngibyo byo kumufuhisha nabyihanganira ntagende ibyo nzamukora azabifatisha amaboko abiri uranyebese ariko uzi ko hari abantu bakina n'ikipe batazi iyo ariyo ubu ugiye kakuze domina kugeza uyu munsi uzi ukuntu ariko kanantutse nanjye yagutinyutse mama mwihorere ndamubitse urumva ndamubitse buriya ni ikibyimba ku kaguru ni imisonga arimo kuntera ariko azayishyura ubundi se Gakire n'umugabo wa Karine umugore ni Karine se nanjye nibyo namubazaga ariko kandi ntirengagize nibyo namubazaga akibagirwa ko Karine ari mukuru wanjye akanansuzugura mu rugo rwa mukuru wanjye we buriya se nege cyangwa buriya Gakire niyo mbata namfitiye nirari ngo wenda antikire wenda ajya agira urumva nawe nzamwikundishwa ruhumuriza wanjye ukabyara zamuroga gukundi akwiye urufuka n'ibiki bose nokoroga cyangwa ni idaho ariko nasanze kuba umuntu mwiza muri iyi si ari igihe biba ngombwa yuko uhinduka ukaba inyamaswa ugahindura strategy yo wakoresha use n'utwisubiza ntabwo ndi kwisubiza niba uzi ngo ngewe ngo ndaza kumera nk'umugabo wanjye kuko mwamenyereye ko ibintu byose yego naje gusaba imbabazi rwose ndakwinginze njye rero ntabwo ndi birasa usubije neza cyane umwari wa kera ndi kugira ngo mwumvishe ko umwari wa kera mwari muzi ucisha make uvuga make bayobora gutyo ko bishakiye cyano akemera avoka rero wamenye bwa mbere nawe yarahindutse niwe avoka w'uyu munsi ahubwo situation arimo nawe ubwo urabyivugiye sibyo ko abantu bahinduka buri munsi none warahindutse n'umwanya ndakubwira kandi kumpa imbabazi c'est un droit n'uburenganzira bwawe sibyo ariko ngewe ndashaka kubohoka wabohotse urumva wabohotse umwe wampaye oya turi kugendana akantu ku kandi wabohotse umwe wampaye amahirwe wabohotse mbwira wabohotse waje gusaba imbabazi wazisabye it's fine wanazisabye birasa nibazigwaye ntabwo ibyo bindeba wabohotse aho kuki abagore mukunda kuvugira hejuru wowe uri umugabo wowe utari kuvugira hejuru wabaye imfura wabaye intungane urumva wabohotse ibyo uri gukomeza ushyira hejuru okay bivuge mu ijwi rito bivuge mu ijwi rito kuko nanjye ndashaka kuvuga mu ijwi rito please niba nabashije gufata umwanya wanjye nkaza gusaba imbabazi sibyo nuko nzi ko ndi mu makosa sibyo ikindi uje usanga maze kuvugana na Birasa wenda yambabariye
cyangwa wenda uri busubire inyuma ujye kumubwira ngo n'ibyo mwavuganye ntabwo bindeba habe na gato. Nakubajije ngo wabohotse, waje gusaba imbabazi kugira ubuhoke, wabohotse? Okay, ngatsohokera mu rugo. Asibu wambabariye Mu kinyabupfura nsohokera mu rugo. Wasabye imbabazi, abazigwaye bazigwaye n'abatazigwaye barahari. umwa wambabariye Ndakubwiye ngo nsohokera mu rugo. Sibwo wanteza amatwi bike kandi Sohokera mu rugo. Sohokera mu rugo. Ntabwo kucyura uruvu. Ushaka kwigira mwiza? Ndakuzi rero ngasohokera mu rugo. nagera ubitekerezeho kandi ndabizi neza ko hari igihe uzankenera. Muri iyi si nta muntu wigira, uzahura n'abavoka benshi, uzahura n'inshuti, uzahura n'abantu. Umuntu ni mugari, afite ibyumba birenze 1000. Rero kuba ngewe navuze ngo nciye bugufi nje use hari ikiguzi. Nakubwiye ngo reka kuntera shoke mu mutwe, sohoka. Kandi uri no kuncura umwuka. Umwa wambabare. Ntabwo kumane. Bibishi! Bibishi! Vira ariko mugezaho umpamagarize ngajya rero genda. Mu byubahiro byawe. Genda. Genda ariko. Ndagiye rwose. Genda. Hirwa. Ndashaka ko tuva hano tukagenda. Urabona mama wa Maka ntabwo dushaka muri uru rugo. So ndashaka ko tuva hano tukagenda. Njye namaze gufata umwanzuro n'ibintu byanjye byose nabizinze. Ndagira ngo nawe usinge imyanda yawe uve hano tugende. Uvuze gute? Ntabwo majije gusobanukirwa neza ibintu bivuze ngo Namaze gufata umwanzuro tugiye kuva muri uru rugo tugende. ujyane nande? Ujyane nande? Ujyane nande? Hirwa urareba. Urabona se ndi kureba iki? Ndareba ni. Unarisumva ngiye mubwira ikintu kimwe ugomba kumenya. Fata inzira yawe ugende, uva aha ngaha ugende. Ngewe ndekera aha ngaha, ngiye ntabwo nshaka kuva muri uru rugo. Kandi mama Maka nta kibazo dufitanye, ibyo ngibyo urabizi. Kandi ntabwo ngiye nava aha ngaha ngo nsige fese, ntabwo bishoboka. Kandi ikindi kintu ugomba kumenya ukagishyira mu mutwe wawe. Unarisa ntabwo ngukunda pe. Umutima wagukundaga sinzi ahantu wagiye, ntabwo ngukunda habe na gato. Hirwa iki gihe cyose urareba. Nese Maka ko yambwiye ko kugize impumyi ureba ute? Ariko Maka ntabwo yigeze angira mu Burundu. Maka hari iminsi we yapanze ko izashira mugira ngo arebe. Ntabwo Maka yarangize mu Burundu. Cyakoze ndumiwe. So urareba. Ndareba. Hirwa. Niba utekereza ko mama wa Maka nta kibazo mufitanye uribeshya. Uribeshya cyane. Gute se uvuga ngo ndibeshya? Nese mama Maka arabizi kureba. Mama Maka yakwiyerurukije kubera ko abizi neza ko ibyakubayeho byose ari umuhungu we wabikoze. Cyane cyane kabizi ko bigeze mu buyobozi. Maka ashobora kubura license yiwe ntazongere kwitwa umuganga ukundi. Maka ashobora gufungwa. Rero utabona kwiyerurutsaho gutya ngo ugire ngo hari ikindi kintu mupfana. Hirwa uriya mugore nta mutima agira.
Hirwa ugomba urabizi ko nkundana na Maka. Hano urabizi ko ari kwa Maka. Uzi impamvu yakuzanye hano kwa Maka. Rero Hirwa niba ureba ntabwo turi buvire hano rimwe ariko mfasha ngiye kugenda nibiba ngombwa ejo nawe uzave hano. Simurese ubundi uratekereza mu mutwe wawe cyangwa ntabwo uri muzima? Ngiye nakubwiye ngo ntabwo mva ahangaha. Ndava ahangaha se njye mfite ikihe kibazo? Ngiye mfite ikihe kibazo hano muri uru rugo? Wowe niba bakwirukanye va ahangaha ugende. Ngiye urujya mva ahangaha ngiye. Hirwa nta muntu wanyirukanye. Ngiye mfite umuntu dukundana Monalisa. Ngiye ntabwo nyiri kumwe nawe usibe mu mutwe wawe unyibagirwe. Ntabwo nagenda ngo nsige kesi. Nibyo ngibyo urimo uravuga ngo mama wa Maka ngo ntabwo ari umuntu mwiza. Mama wa Maka nta kibazo mfitanye nawe hamwe na gito. Aha. Ushaka kutunangura? Ushaka kutunangura mubyeyi? Kutumaramo umwuka. Ukadushyingura. Ariko ibaze mpfuye. Nawe tukibagirana we. Mpfuye we. Isika twibagira. None ikibabaje rero nuko umuntu apfa ntatanazwi. Ipfuye utazwi nta n'umuntu ukumenya. Kwihina imihano nuzo kubayiba. Subamenye ko babahena yapfuye we ari umuntu wabimenya. Nubwo ugira. Ubwo hoya kamubaza. We ari umuntu ukuzi. We ikaritsiye baranzita. Baranzi rwose mfitemo inshuti nyinshi we. Nanjye mfite nyinshi aho we upfuye nta muntu amenya ngo bahena yarapfuye ako ngiye mpfuye. Mana we Matibore yapfuye matiti. Yo we abantu bababara. Ngiye abantu bandira ni benshi. Ese wakurira ninde? Nimba nanjye nahirwa na benshi. Naje barira da. Bandisi. Siko barira Matibo. Barira rwose. Ese warira ngabwize kuri umuntu warira. Oh, jihorere mami disha Karine yarira. Karine disi yavuze Karine wenyine waturira ngumva bifite agaciro. Ngiye ko nanapfuye nka Karine akandira nahita ngaruka kugira ngo muhumurize we. Matibo Karamesha. Kariya kana. Katoni yatubwiye ngo tugende. Asitoni yadukunze. Ndi kwibaza ko nzi ko ari umuntu wa mbere utwanga. Ariko se nanone twaba mu rugo ruri kumwe n'uburimo umurozi kambwize ko n'ubwiyahuzi. Oya, Toni ibintu byo kutugira inama ngo bagiye kutugirira nabi. Ndi nabikemanze. Ariko nanone harimo Tena. Tena gusa. Ahubwo harimo Tena toka. Kuko Tena toka baza ngo bisobanura iki? Bisobanura iki? Bivuga ngo Tena toka ko genda. Toka genda. Harimo Tena munyine Tena toka ngo harimo Tena iruka. Tena nanone. Tena nanone bisobanura iki ngo nyine Tena yisubiyemo. Nona tubisubiremo. Toka genda. Tubisubiremo genda. Tena toka yego. None se Matibo Karame. Ha tuva. Ariko nekereje ikintu we. Reka mutekerezo byawe ntabyo yi. Ni Bapfa kuvuga pa. Utekereza neza. Pfa kuvuga ndi kubona nawe yashoboraga neza. Wowe ndusha ibitekerezo. Wowe ndusha ibitekerezo. Do. Kuwazo akuziko nta bwenge ugira. Kuba unsumba bivuze ko uziko natwaburana. Nubwo ngo nayishinga tukaburana. Nayishinga twaburana rwose. Imizi koko. Inuza. Yego pe. Ari icyo dushaka. Najya kugira ngo nkaburana ngiye. Washinga inyo. Nashinga inyo nkaburana. Kandi ngiye kesi nawe dufite ukuntu twavuganye, dufite ukuntu twaganira. Ahubwo wowe niba urugenda afata inzira kakanya ugende. We ntabwo ukiba mu mutwe wanjye, nta nubwo ukiba mu bitekerezo byanjye. Umva ngo nyine Monalisa. Umva ngo nyine. We warambabaje. Monalisa warambabaje. Urambabaje sinzi ukuntu nabikubwira. Ariko ikintu nshimira Imana, ngiye ikintu nshimira Imana kakanya. Ntabwo kiba mu mutima wanjye no mu bitekerezo byanjye. Ndashimira Imana yagukuye mu bitekerezo byanjye. Ntabwo uri mwiza habe na gato. Hirwa aho rero uribeshya cyane. Wowe nubwo bavuga ngo wagomba gukundana na Maka. Ntabwo we Maka umukwiye. Ntabwo umukwiye Monalisa. Habe na gato. We mbona ntacyo ukwiye usibye kwiturwa ibyo wowe wakoze. Ubuzima iyi si kabikwitura. Wowe ukamemukira uyoba amasezerano twagiye tugirana. Hirwa ujya gusubira mu cyaro n'igihe wari ukohereje. Baba ntafata ibintu byawe ugenda. Nta n'ikintu ngiye nshaka kuvugana nawe, sibyo? Wandetse ngiye ngasigara ahangaha. Hirwa rero ibyo urimo byose ndagira ngo umenyeshe ko uri kwibeshya cyane. Hirwa umuntu nkunda, mfite umuntu nkunda. Kandi mukunda cyane. Kandi nanjye mbizi neza akankunda.
rero kuba nkubwira ngo uve hano ugende utagira ngo ngiye hari urundi ruhare mbifitemo. Hirwa kuba waraje amarangamutima nari mfite akongera agahaguruka ntabwo bivuze ko ndareba nkareba umuntu nkunda nkamumenya kandi Hirwa urwo rukundo rwanjye ruzanzira ruzagaruka. We niba wumva ko we na mama wa Maka mwahuje suit yourself. Munarisa gusa uzabyicuza. Umva nyine basi musaba ikintu kimwe basi bwanyu. Sibyo? Muranyumva neza amatwi. Ndakumva. Wambori ukava muri urugo ukagenda. Hirwa rega ibyo wibimbwira kuko namaze gufata umwanzuro ndagiye kano kanya. Genda nyine ngiye undeke. Ngiye hari ikintu ponzi fisanye nayo hano muri urugo. Suit yourself. Ngiye ndaha wifata inzira yawe ugende. Genda ahubwo n'ubundi umumagaye mvugane nawe biki. Hirwa mba mbikorera ubuto bwacu n'ibihe twagiranye. Ubwo butugenda ubujyana ntabwo nyeneye. Mbabarira uva aha ngaha ugende. Garani isomo uraza ko mumagara ngo ngiye uva ngaha se. We ntabwo ngikunda nta n'ubukiyo mu bitekerezo. Hirwa nakubwiye ngo mfite uwo nkunda kandi uwo muntu azanzira. Wamaze genda. Genda ibyo ni akazi kawe. Nuko rero bimeze. Esafani. Jacques yifuje ko yazajya arya ibiryo byo hanze bitewe n'ikibazo cy'uburwayi afite. Jacques arongera azana ibyo bibazo bye. Mwihorere ndabizi uriya mugabo ni umutekamutwe. Ntekereza ko niba koko muganga yarabyemeje ko afite ubwo burwayi numva mwamurikira uburenganzira bwe akaba yahabwa ibyo kurya akeneye. Ntacyo bitwara. Jacques. Okay. Genda umubwira guha izo nimero z'uwo muntu turaza kumwihamagarira. Nta kibazo. Se udomina numva na Latifa bo ikigo byabo bimeze bite barazira iki ikibazo cyabo ni iki? Ese yabiteye ite? Afande ni birebire. Domina n'uwo nguwo Latifa umukobwa we. Bafite ibyaha bitagira ingano. Biteye biti byabo. Uwo Domina nkubwira na Latifa bari bafite nyine umuhungu bareraga. Ako uwo muhungu nyine yabaye umugabo n'umuntu w'umugabo simvuga umuhungu ngo ugire ngo ni umuntu mutoya. Bashatse kumwica. Bamuteye icyuma. Ibyo bivuyeho. Bashaka kumurya imitungo ye. Ibyo bivuyeho. Ni ibintu byinshi ku buryo sinzi. Gusa icyabama nkabifatira gutya n'intoki zanjye. Numva ibintu byabo sarakasa. Ndakeka rero detaye zose naziguhaye kuri telefone. Amafoto, adresse y'aho hantu, aha ibintu byose nabikoresha kuri WhatsApp. Byose nabirebyeho nabibonye byose na. Okay. Ndaza kubikurikirana ndebe tumenye ibyo ari byo turebe ko twabashyikiriza ubugenzacyaha tukabikurikirana tukareba. Okay. Mubikurikirane mubazane nyine nabo bahanirwa ibyo bakoze. Ntambwe rero mugomba kubakurikirana ibintu byose nabibahaye. Nabibonye reka icyo kirego ngikurikirane reka ngikurikirane ndebe ko twabirangiza vuba bidatinze. Oya mugire vuba kuko reba nkuriya mwavoka nyine nababwiye nabo nawe bafatanyije. Uriya mwamwihorera. Nakubwiye nyine ko mugomba kumwihorera. Mukabanza mugafata Domina na Latifa. Kuko bariya ni mubafata. Bizatworohera gufata uriya mwavoka. Ariko tubanje uriya mwavoka tukamufata. Ba Domina bashobora kuducika. Icyo nicyo ndumva ari byo nicyo tukwiye kubanza gukurikirana ibyo. Ikirega reka tukiteho vuba bidatinze. Ndarara mbikoraho ubwo mu gitondo ndaguha igisubizo. Oya mubikoreho rwose. Sibyo? Okay.
naho nuriya roje we mu mwihorere. Ni gute se umbwira ngo wowe ndusha gutekereza? Wenda kurusha. None se nimba undusha uturi kubaza ngo mate be. Uvuga ngo nyavuga nizo mvuga ngo bahena ngo mfasha. None reka ngo igitekerezo. Jewe dukuru ngusha gutekereza kandi babari. Nta kibazo. Ubwo ni ntacyumva ndatamenya ko igitekerezo cyawe gipfuye. Yego. Hano mfashe n'ikibe kimeze neza. Abantu bashaka ko tuva muri iyi nzu. Hano nonsebye. Bakayigurisha. Natwe reka duse nkaho tubibemereye. Kugira tubashe kureba ibitekerezo byabo, tumenye n'imbaraga nkeya zabo aho zishingiye. Tuve hano. Tugiye rero. Ariko mu kuva hano tuhave tutahavuye. Yego. Tujye ducungira ibintu byose hafi. Tuhave ariko ne tuve muri quartier. Zawe ndi mujya muvuga mu cyongereza ngo ni Plan B. That's Plan B. I told you. Tucungira hanze y'igipangu naho turi imbwa z'imisega. Imbwa z'imisega ziba hanze y'igipangu gutya. Wowe iyo mbwa y'Imisega ni wowe. Uri imbwa akazi. Uri imbwa akazi. Oya uri imbwa y'Umusega. Ubwo nawe uri imbwa akazi. Ngira ngo ndi mu mipango yawe. Ubu nyivemo watusiga uri imbwa wenyine. Reka tubikoremo iby'imbwa. Asiga hari imbwa wenyine. Reka dukuremo iby'imbwa. Varamo iby'imbwa nyine. Soro wanyita imbwa akazi. Noneho tubicungira hanze y'igipangu. Iyo tureba intambwe ku ntambwe abantu bose bagenda muri iki gipangu. Uwinjiye usohotse tumenye ibitekerezo bafite. Noneho nibwo tuzabasha kubafata bazi ko tutabarimo. Bavuga ibintu byabo bisanzuye, bakora ibintu byabo wese bisanzuye, ariko twe tubikurikirane gatano ku kandi. Urabizi ko najya nemera ariko hanga uranyemeje. Reka kuva cyane ndatekereza. Kandi ibitekerezo yawe ni inyama imbwa. Kuri kirazira kikazirizwa. Sinzi domine. Sinaba mu rugo rwe ariko nzi ko ngo yafataga nabi uriya mugore nakubwiraga twari muri ngo mwari sinzi mari umwari. Rero umugore wa kirazira kikaziririzwa guhangana n'amaraso. Noneho byikubiye muri mu nzu imwe. Yatwica akatumana. Hangana nawe uri hanze. Kandi uhangane nawe mu bwenge atabizi ko muri guhanga. Atazi ko umuntu ari kumwe. Yarabigutega. Ubwo ugiye n'ikigori cye. Kugura icyo rero bacyo byanyabyo. Ikigori? Yego. Ati bo. Udusha ubwenge? Oya. Kuko inama zanjye niho zizanye. Ufite ubwenge twese dufite ubwenge. Yego uri ikigori gire. Kubera ko umuntu akurishije ubwenge ho gatoya. Uri ikigori. Uri ikigori. Matete uri ikigori. Ogera. Matete uri ikigori. Rimwe. Matete uri ikigori. Kabiri. Matete uri ikigori. Ubwo kubivuze kane nkaba mbaze kabiri ubugoryi bwawe bwikubye kangahe? Kane. Kabiri wa kigoryi. Kabiri bikaba 8. Tugende. Yego. Matete ni ubwenge. Oya uri ikigori. Matete uri ikigori. Oya wirira, oya beshavura, Imana irakoze, wanyuze mu buzima bubabaje, Imana irakoze, Imana irakoze, byose uri kumyuramo byose bizarangira natitaderehereza